tuganira n'ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira gukomera kwawe, turagushimira imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tuguhaye uyu mwanya mwami kugira ngo uyobore, uvugane n'ubwoko bwawe buri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Reka amavuta yawe, reka imbaraga zawe, reka ubwiza bwawe bisange buri wese mwami. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rikize imitima mwami, ribohore ababoshye, rikize abarwaye. Uwiteka gitareka amahanga rema inzira aho zitari. Turakwinginze kugira ngo umucyo wawe, ubwiza bwawe, kurabagana kwe no gukomera kwawe bigaragarire mwami buri umwe wese ukurikiye rino jambo, ndetse n'uzarikurikira mwami mu yindi minsi yose izakurikira. Vugana natwe, umugisha buri umwe wese, umugisha abo turi kumwe mu buhanga bw'ibyuma, umugisha mwami buri umwe wese datufashe uyu mwanya kugira ngo abe imbere yawe. Ubwiza bwawe busakare ku isi yose, gukomera kwawe mwami bigere kuri umwe wese aho ari hose. Rero ngaho bana natwe data, reka tube ibikoresho byawe, maze nawe wikorere mu bwiza bwawe no mu cyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere, ni ibice 22. Turasoma umurongo wa 29. Turaza gukomeza, hanyuma turagenda tubabwira n'andi turibuze kugenda dusoma. Reka tumaze dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 22, umurongo wa 29. Havuga ngo bukeye umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara batera i Ramoti y'i Galeyadi. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisirayeli ariyoberanya ajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'Isiriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati, ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisirayeli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati, baravuga bati, nguriya umwami w'Abisirayeli koko. Nicyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisirayeli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira ku igare rye, ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma, adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga, bararangurura mu ngabo bati, umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho niho abamaraya biyuhagiriraga. Ariko indi mirimo ya Ahabu n'ibyo yakoze byose, n'inzu ye yubakishije amahembe y'inzovu, n'imidugudu yubatse, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Iri jambo nashatse cyangwa se narihaye umutwe uvuga ngo ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba. Hanyuma ndongera ndavuga ngo iyo wanze kumvira Imana, iyo wanze kumvira ijwi ry'ubuhanuzi, iyo ubayeho utubaha Imana, utakaza identity yawe, utakaza uwuriwe. Bigusaba kurekura uwuriwe ukigira uwo utariwe, kuko wanze kumvira Imana. Wabayeho
udakorera imana cyangwa se udakurikira imana. Tugiye kuganira iri jambo mu buryo bwagutse cyangwa se mu buryo burambuye. Bibiliya itweretse abami babiri, ni umwami wa Isirayeli ari we Ahabu, ndetse n'umwami w'abayuda ari we Yehoshafati. Kugira ngo ntiba confusinge, ndagira ngo mbibutse yuko igihe kimwe ku ngoma ya Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, aramya ibigirwamana bitewe no gushaka abagore benshi, hanyuma birakaza Imana ifata icyemezo cyo kumuhana. Ariko mu gihe Imana afataga icyemezo cyo kumuhana, yibuka ko yagiranye na se Dawidi isezerano yuko atazigera abura uwicara ku ntebe y'ubwami. Imana iravuga ngo kubwa so Dawidi ntago ndi buze kuguhana, ariko ibihano bizaba ku mwana wawe. So rero Salomo amaze gutanga, asimbuwe n'umuhungu we, Isirayeli yacitsemo kabiri. Ubwami bwa Isirayeli bwacitsemo kabiri. Bivuga ngo habaho igice kimwe cyo mu majyaruguru kigizwe n'imiryango 10 ya Isirayeli, haba n'igice cyo mu majyepfo kigizwe n'imiryango 2 ya Isirayeli, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini. Hanyuma indi miryango yose isigaye, umuryango wa Yosefu, umuryango wa Rubeni, iyo miryango yose iragenda ijya mu majyaruguru, bagira umurwa mukuru wa Samariya. Hanyuma abasigaye mu majyepfo ari bo basigaye bayobowe n'inzu ya Dawidi bitwa abayuda, kuko Dawidi yaturukaga mu muryango wa Yuda. Yes, uko niko byari bimeze. Rero Isirayeli yabayeho igabanijemo ibice bibiri. Hariho igice cy'amajyaruguru gifite umurwa mukuru i Samariya, hariho n'igice cy'amajyepfo gifite umurwa mukuru i Yerusalemu. Nyuma y'agahe gato bakimara gucikamo ibice, igice cy'amajyaruguru kikaba aricyo cyitwa Isirayeli, igice cy'amajyepfo kikitwa Ibuyuda. Abami bari bayoboye mu gice cy'amajyaruguru, umwami wa mbere wabaye igice cy'amajyaruguru yahise ava ku Uwiteka, hanyuma asenga ibigirwamana. Biravuga ngo yaremye inyana 2 z'izahabu, hanyuma arazishinga, abwira Abisirayeli ngo iyi niyo mana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, muyisenge muyikurikire. Biravuga ngo arafite ubwoba ko nibakomeza kujya gusenga Imana i Yerusalemu, mu rusengero Salomo yubatse, bazamuvaho, hanyuma bagakurikira abami bakomoka kuri Dawidi. So ibyo rero byatumye abo mu majyaruguru igihe kinini bagiye babaho basenga ibigirwamana, basenga ibishushanyo. Aho ngaho rero niho Ahabu yarayoboye. Murazi ibyabaye ku gihe cy'umwami Ahabu. Uyu niwe turimo tuvugaho muri kano kanya, wiyoberanije, wakuyemo identite yiwe akigira undi muntu. So rero uyu nguyu Ahabu ageze ku butegetsi yarayoboye imiryango 10 ya Isirayeli. Ariko biravuga ngo ariyongeza, akora ibyangwa n'Uwiteka biruta iby'abandi bami bose bamubanjirije. Kuko ku ngoma yiwe ngo yabonye ko gukora ibyaha bitamuhagije, abona yuko kubaho nk'uko gukora nk'ibyo base cyangwa se basekuru bakoze bidahagije. Ahubwo biravuga ngo ariyongeza, arongora Yezebeli. Imana itugire neza cyane. Amaze kurongora Yezebeli hari ibintu bibiri yakoze bikomeye cyane byangwa n'Uwiteka. Biravuga ngo aragenda azana imana ziwabo, wabo arazizana azishyira muri Isirayeli. Azana imana imwe yitwa Bayali, iyo ngo yari imana y'ingabo. Hanyuma azana n'indi mana yitwa Ashera, iyo ngo yari imana y'ingore. Iyi mana yitwa Bayali yari ifite abahanuzi 450 bayikoreraga, bayitambiraga ibitambo, bakoraga imihango itandukanye amanywa n'ijoro. Hanyuma iyi mana yitwa Ashera yari imana y'ingore, yari ifite abahanuzi 400 bakoraga imihango yo kuramya, imihango itandukanye.
bakoreraga mu rusengero rw'ikigirwamanakazi cy'ingore. So ahangaha nicyo gihe ubutinganyi cyangwa se ubuge n'uburezibiyene byazamutse cyane, kuko kugira ngo baramye Bayali, bashimishe Bayali, binjiraga mu rusengero rwa Bayali, hanyuma abagabo bose bakiyambura, barangiza bakanywa, bagasinda, bakarya, bagahaga, ubundi barangiza abagabo bagasambana, abagabo ku bagabo. Iki gihe imyuka y'ubuge yarazamutse cyane, kuko uyu munsi nagira ngo mbabwire ubwoko bw'Imana, abantu bakora ibi bizira byo kuryamana n'abantu bahuje ibitsina ni ibintu byavuye mu kuramya ibi bigirwamana bya Bayali. Niko babishimishaga, niko babiramyaga, niko bashoboraga kwatarakitinga imbaraga zabyo kugira ngo babinezeze abagabo baryamanaga n'abagabo. Hanyuma ku rundi ruhande hariho ikindi kigirwamana cyitwa Ashera, cyo kigirwamana kazi cy'ingore. Iki ngiki rero nabo abahanuzi bacyo kugira ngo bakiramye bagishimishe, ahangaha niho habaga umwuka w'uburezibiyene. Abagore bahuriraga mu ngoro y'icyo kigirwamana cya Ashera, hanyuma no bakarya, bakanywa, bagasinda, noneho bakabyina, bakishimisha, bakamara ijoro ryose abagore bendana n'abandi bagore bagenzi babo. Uku niko baramyaga izi mana ebyiri Yezebeli yari yarazanye muri Isirayeli ku gihe cy'ubwami bwa Ahabu. So rero mu gitabo cy'abami ba mbere n'ubundi ibice 18, iki gihe Eliya yararakaye cyane, kuko ibicaniro by'Uwiteka byarasenywe bikurwaho. Bimaze gukurwaho bubaka ibicaniro bya Bali n'ibya Ashera. Abahanuzi b'Uwiteka baricwa, abandi barahunga. Icyo gihe biravuga ngo abahanuzi b'Imana babaga mu buvumo batunzwe n'umutima n'amazi gusa, ariko abahanuzi ba Bayali n'abashera basangiraga ku meza na Yezebeli, bariraga hamwe na Yezebeli. So icyo gihe ku bwami bwa Ahabu abakozi b'Imana bambuye ijambo barahigwa, baricwa, abandi bajya kwisha mu buvumo, ariko abahanuzi ba Bayali bahawe agaciro, abahanuzi bashera bahawe agaciro, baba ibwami, bamuzuza ibwami, n'abagore babo n'abana babo bahabwa ibyiza byose by'igihugu. Ariko abahanuzi b'Uwiteka bari baramaze kwigizwayo, ntabwo bari bagifite ijambo, ntabwo bari bagifite agaciro, ahubwo barahigwaga ngo bicwe. So icyo gihe rero Eliya ararakara, ategeka ko imvura itongera kugwa, afunga imvura igihe cy'imyaka 3 n'amezi 6. Imyaka 3 n'amezi 6 bishize, ahangaha ndi muri introduction kugira ngo mbageze neza n'iryari byageze aho Ahabu yiyoberanya kugira ngo ajye ku rugamba. Nabasubiriye inyuma muri background kugira ngo mushobore kumva neza, kuko abakunda Imana, abantu bakurikirana ijambo, kubakunda Imana, twifuza cyane kubaha ubumenyi bwose buhagije kugira ngo nusoma Bibiliya, niwinjira mu ijambo umenye ngo iki kiva hehe, iki cyabayeho kubera izihe mpamvu. Kuko hariho ikintu gikomeye cyane muri kino gihe, usanga abantu ntago bafite ijambo ry'Imana rihagije, ntago abantu bafite ijambo ry'Imana rikwiriye, ahubwo turi mu gihe abantu bashaka kumva ubutumwa babo batarakitinga bakuru banezeza bujyanye n'amarangamutima yabo, ariko kugira ngo bajye mu ijambo ry'Imana binjire deep, wumve neza ko ijambo ry'Imana rivuga, ugasanga reka data. N'izi mbuga za social media dukoreraho, usanga abantu barimo bavuga ibintu bisetsa, bigenje gute, bijyanye n'amarangamutima y'abantu, barakurikirwa cyane. Ariko nimba hagurutse kuvuga ijambo riri authentic, ry'ukuri, rifite imizi, risesenguye, abagukurikirana bake cyane. Impamvu usanga n'abakozi b'Imana bamara umwanya munini bari kuri ama social media batarimo bigisha ijambo ry'Imana riri deep, riri authentic, ahubwo barimo bashaka ibyo abantu bashaka kumva. So nigihe tugezemo, ariko tugomba guhaguruka tukarwana kukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe bitazagusaba kwiyoberanya kugira ngo ukunde ujye ku rugamba, bitazagusaba kwiyoberanya kugira ngo ukunde utera intambwe uva hano hamwe ujya ahandi. Iyo wafashe ijambo ry'Imana ry'ukuri ukaryakira mu kuri kwaryo, mu mizi yaryo, igihe cyose uhagarara wemye, kuko uvugana n'Imana,
mu kuri no mu mwuka. Rero mu gice cya 18 cy'abami ba mbere, Eliya ahamagara aha baramubwira ngo hamagara abahanuzi ba Bayali n'abashera baze duhurire ku musozi Karumeli. Icyo gihe bari abahanuzi 850. Barahajya, ibyakozwe byose ushobora kubisanga muri kira gitabo cy'abami ba mbere bice 18. Hanyuma birangije, abahanuzi ba Bayali n'abashera baraneshwa, baratsindwa. Batsinzwe, icyo Eliya yakoze uwo munsi, umuriro umaze kumanuka, Abisirayeli bongeye kuramya Imana, bongeye gusenga Imana, yakoze ikintu gikomeye cyane. Yafashe abahanuzi ba Bayali 450 abicisha inkota ku kagezi. Ariko icyitonderwa ni iki ngiki, abahanuzi bari bari kuri musozi bari 850, ariko Eliya yishe 450. Umva neza, bisobanuye neza ngo mu bahanuzi 850 harimo 450 ba Bayali, hakamo 400 ba Ashera. Yashoboye kwica 450 ba Bayali, ariko 400 ba Ashera baramurokotse cyangwa se baramucitse, bo ntabwo yashoboye kubica. Niki cyabaye rero? Ni ukuvuga ngo abo ngabo 400 ba Ashera bo baratashye, bakomeza gukora imirimo itandukanye mu rugo kwa Ahabu. Bakomeje imirimo yabo y'ubutambyi bwa Ashera no gukora ibitandukanye bijyanye no kuramya ariko ibigirwamana. So rero ahangaha muri iki gice cya 22 cy'abami ba mbere, umwami w'Abayuda Yehoshafati we i Buyuda cyangwa se i Yerusalemu ntabwo bigeze bava ku Mana. We yakomeje kuramya Imana, akomeza gusenga Imana. Hanyuma akora ikintu kimwe, reka mvuge ngo yarahagurutse aravuga ati, uko biri kose hari ikintu ngiye gukora, ngiye kugarura umubano hagati y'abavandimwe bacu b'i Buyuda. Arahaguruka, b'i Yerusalemu, arahaguruka arazamuka asanga umwami Ahabu. Aravuga ati, nta mpamvu n'imwe mbona yuko twabaho muri buno buzima tutari hamwe, tudahuje, tudakorera hamwe. So reka tube hamwe, reka twiyunge, reka dukorane, reka tugenderanire, reka dushyire umubano hamwe. Yesu ashimwe. Reka dushyire umubano hamwe, reka duhuze. Rero arazamuka, icyo akoze ni kimwe, nuko yasanze uyu mwami w'Abisirayeli. Araza aramusanga, baricara, baraganira, baravugana, ati rero tube hamwe, duhuze umutima, duhuze urugwiro, dutabarane, tubane nk'abavandimwe. Tureke, nubwo twatandukanye, mukaba mufite ubwami bwanyu, tukaba dufite ubwami bwacu, ariko reka tubeho abavandimwe. Umwami w'Abisirayeli ubwo yari kumwe na Yehoshafati umwami w'Abayuda, baricarana. Hanyuma umwami w'Abisirayeli yunguka igitekerezo, ari we Ahabu. Aravuga ati, rero i Ramoti Galeyadi hahoze ari ahacu, none umwami w'Abayuda Yehoshafati, ntabwo wantize ingabo zawe ukaza tukajyana ku rugamba, tukajya kurwanira i Ramoti Galeyadi, tukagarukana? Yehoshafati ati, it's okay, nta kibazo, tuzajyana kandi tuzatabarana nk'uwitabara, ingabo zanjye nk'izawe, nanjye nzaba mpari, tuzafatanya kurwanira urugamba. Ahabu ati, it's okay, mutegure ingabo, mutegure amafarashi, mutegure amagare, mutegure imiheto, mutegure imyambi, mutegure inkota, duhaguruke tujye gutera i Ramoti Galeyadi, tuhagarure kuko ni ahacu. Yehoshafati abwira Ahabu ati, itonde, tugende gahoro, tubanze tugishe Uwiteka inama. Si byiza guhaguruka tukiruka tukagenda tutabanje kubaza Imana. Reka tubanze tubaze Uwiteka, tumugishe inama muri kano kanya.
it's okay. Aha bati mumpamagara abahanuzi. Bibiliya iravuga ngo bahamagara abahanuzi, hanyuma Bibiliya iravuga ku murongo wa 6 ngo nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati ntabare i Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati tabara kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese kuye bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya. Abahanuzi bose bahanura imbere yabo. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati tabara utere i Ramoti Galeyadi, uragira ishya kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Abangaba aba bahanuzi 400. Wibuke natangiye kwibutsa inkuru yo ku musozi Karumeli, ntangira nkubwira abahanuzi 450 bishwe n'abandi 400 barokotse batishwe. So rero uyu munsi ubwo Yehoshafati yari yicaranye na Ahabu, abahanuzi barimo bahanurira Ahabu bamubwira ngo terira Ramoti Galeyadi uraza kuhatsinda. Ni ba bahanuzi 400 ba Yezebeli barokotse inkota kuri wa musozi Karumeli. Wibuka abahanuzi bari bahari bari 450, hishwe 450, 400 nibo basigaye. Aba 400 rero nibo bakomeje guhanura imbere y'umwami Ahabu. So rero kuri uyu munsi bari imbere ya Ahabu na Yehoshafati nibo bahanuye baravuga ngo Uwiteka arakugabiza Ramoti Galeyadi, haguruka ugende utere ari kumwe nawe. Biravuze ngo bicurishiriza amahembe y'ibyuma, ngo barangije barayakomanya. Uyu muhanuzi araza afata amahembe y'ibyuma ajya imbere ya Ahabu arayakubita. Umva uko Uwiteka Imana avuze, yikoza hirya yikoza hino, yivugisha ibintu bitandukanye, afata ihembe arishinga rinda rishinga ahangaha. Ati Uwiteka Imana avuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya ubaneshe, uzagarukana intsinzi. Ahabu atumva ati baguhinka. Abahanuzi nk'abo ngabo baremerwa, barakundwa, bahanura intsinzi, bikoza hirya bakikoza hino, bakanihira, bakazana ibintu by'ibiki byose byo kwemeza, baremerwa. Ariko iyo wabanye n'abahanuzi b'ukuri, iyo wasenze Imana, iyo ufite ijambo ry'Imana ryuzuye muri wowe, iyo uri mu mwuka w'Imana muri wowe, ntabwo ushobora kwemezwa n'amahembe y'abahanuzi 400. Ntabwo ushobora kwemezwa nuko 400 bahuje umutima bakavuga. Yehoshafati arabyitegereza, arabireba, abwira Ahabu aramubwira tumva ntabwo nyuzwe, ntabwo ngenje gute nyuzwe. Iyo uri mu mwuka w'Imana, iyo uri mu bwiza bw'Imana, ntabwo unyurwa. Ntabwo wakwemera kunyurwa, never. Ntabwo wabyemera, ntabwo bakushushanya imbere yawe ngo unyurwe. Urahakana ukavuga ngo no, ntabwo nyuzwe, hari ikintu kidahari, hari ikintu ntumvise. Abwira umwami amubwira ngo ntabwo nyuzwe, ndashaka uzana undi muntu uri inyuma y'abanga 400. Ahabu ati hari undi witwa Mikaya
ariko simukunda kuko agambwira ibyiza. Kire ubwoko bw'Imana, reka nkubwire aho nkurikiye, nubwo utakundwa, nubwo utakwemerwa, ariko ntuzatakaze ubumana muri wowe. Ntuzareke kuvuga ukuri, ntuzareke kuvuga icyo Uwiteka Imana yagushyize ku mutima ngo ni uko utari bwemerwa. Abahanuzi bahanura mu kuri ntabwo bakundwa, ibyo ni ukuri, ntibazagukunda, ariko gumana ukuri kwawe. Yoshafata ati it's okay, wivuga gutyo, pfa kumuhamagaza ntacyo nawaze. Batuma umutware arirukanka aragenda, hanyuma agezeyo asanga Mikaya, arambwira ati rero reka nkubwire, abahanuzi bose bahuje umutima kandi bavuze, bemeje yuko intsinzi hari, bemeje yuko ibintu biri buze kugenda neza. Ndakwinginze nuhagera imbere y'umwami ntuze kuvuga ibitandukanye n'ibyo abandi bavuze, uhuze nabo. Hallelujah. Ntuzemere guhuza n'abandi, buwuriwe, emera utandukane nabo, emera utandukane nabo, ba uburiwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Buwuriwe, uvuga ibikurimo, uvuga ukuri kwawe, wishaka gushimisha abami na rubanda. Icyo Uwiteka yagushyize ku mutima kivuge uko yakikubwiye. Mikaya ndamukunda cyane, abwira umutware Ahabu yatumye, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka yuko icyo Imana iri bumbwire nicyo ndi buvuge, ntacyo ndi buhindure, never. Sindi buhindure kubera ko abandi bavuze, ndavuga icyo Uwiteka Imana yashyize ku mutima. Mikaya araza, ahageze arangije abwira umwami ati genda utabara uragira ishya n'ihirwe. Umwami ati ndakurahiza kangahe kugira ngo umbwize ukuri? Mikaya ati burya se urashaka ukuri? Ntabwo nari mbizi yuko ushaka ukuri, kubera ko banzanye bambwiye ngo mvuge ibyo abandi bavuze, so nari ndimo nkubwira ibyo abandi bavuze, ariko urashaka ukuri? Ngati mbwiza ukuri. Ati rero ukuri ni uku nguku, nabonye ingabo z'Abisirayeli zimeze nk'impehe, ingabo zitagira umwami, zisandaye ku gasozi. Si ukuri ushaka se? Uko niko kuri. Ibyo abandi baguhanuriye ni biriya nyine, ariko nimba ushaka noneho ukuri nyakuri, kuri kuraryana. Ariko reka Uwiteka kumenyesha ukuri, usenga ubwira Imana ngo Mana ndashaka kumenya ukuri, ndashaka kuva mu kinyoma cy'abahanuzi 400, ndashaka kumenya ukuri. Ukuri kw'inzira zanjye ni ukuhe? Ukuri kw'imibereho yanjye ni ukuhe? Ndinde, meze gute? Urugendo ndimo ruragana hehe? Rurarangirira hehe? Rurerekeza hehe? Ndashaka kumenya ukuri. Uwiteka Mana Isirayeli, please tell me, I need to know true. Ambwira ati it's okay, ukuri ndakukumenyesha nuko nguko. Umurongo wa 18 avuga ngo umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko atari bumpanurira ibyiza keretse ibibi? Sinakubwiye ko atamanira ibyiza keretse ibibi? Bijya abantu b'ukuri babazwe. Mikaya aravuga ati umurongo wa 19, noneho umva ijambo ry'Uwiteka, nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti Galiyadi? Umwe avuga ibye undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagara imbere y'Uwiteka aravuga ati nijye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushuka? Nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. Ikitonderwa,
umva kuri uyu murongo wa 22 Bibiliya iravuze ngo Mikaya ngo umwuka w'ibinyoma ahagana imbere y'Uwiteka aramubwira ngo nzagenda nishire mu kanwa k'abahanuzi be. Ekute, ntabwo ari abahanuzi b'Uwiteka, ni abahanuzi ba Ahabu. Nzagenda nishire mu kanwa k'abahanuzi be. Umwuka w'ibinyoma ntabwo winjira mu kanwa k'abahanuzi b'Uwiteka, winjira mu kanwa k'abahanuzi. Shaka umuhanuzi w'Uwiteka uzumva ukuri, niwishyiraho abahanuzi bawe uzahora uhura n'umwuka w'ibinyoma. Kuki abantu babeshywa uyu munsi wa none? Kuki abantu bakira ubuhanuzi bupfuye? Nuko badashaka abahanuzi b'Uwiteka, ahubwo bifitiye abahanuzi babo. Jye mfite umuhanuzi wanjye, jye mfite umuntu wanjye. Ugasanga umuntu wamuhinduye umuhanuzi wawe, agateye uramuhamagara, agakomye uramuhamagara, akaje niwe, ibintu byose niwe, n'umuhanuzi wawe, si umuhanuzi w'Uwiteka. Iki nicyo kibazo gikomeye isi ifitiye umunsi wa none. Iki nicyo kibazo gikomeye bwoko bw'Imana muhurike muri kano kanya mufite muhura nabo. Nushaka umuhanuzi w'Uwiteka igihe cyose uzamusangamo ukuri. Mikaya ntiyari umuhanuzi wa Ahabu, yari umuhanuzi w'Uwiteka. Ariko Ahabu yari abahanuzi biwe 400. Yari umwuka w'ibinyoma ngo nzajya mu kanwa k'abahanuzi be. Igihe cyose ugifite abahanuzi bawe, ibi nibyo bikurindiriye, ibi nibyo bigutegereje. Nta hantu na hamwe uzabicikira, nta hantu na hamwe uzacikira umwuka w'ibinyoma ufite abahanuzi bawe. Ariko igihe cyose uzashaka umuhanuzi w'Uwiteka, ntabwo uzigera uhura n'umwuka w'ibinyoma. Mikaya ati uko niko biri. Hanyuma Uwiteka Imana abwira uwo mwuka ati genda uzabishobore. Uyu mwuka w'ibinyoma yinjiye mu bahanuzi ba Ahabu, ntabwo yinjiye mu bahanuzi b'Uwiteka. Oya, abahanuzi b'Uwiteka ntabwo bajya mu mwuka w'ibinyoma, ntabwo bajya bavangirwa. Nubwo byagenda gute, uti kubera stili Imana yari yashatse yuko bashukashuka Ahabu, ariko igihe haje umuhanuzi w'Uwiteka bamenye ukuri, yavuze ukuri. Koko iyo bize kuba uyu mwuka winjiye mu bahanuzi b'Uwiteka, Mikaya ari umuhanuzi w'Uwiteka, uyu mwuka ari kuba umurimo. Ariko kuko ari umuhanuzi w'Uwiteka aramenya neza ngo haje umwuka w'ibinyoma kandi ni urimo gukora. Akubwira details zose, akubwira n'ibyabaye imbere we, kuko umuhanuzi w'Uwiteka we ajya n'umwuka akajya n'imbere y'Imana, akamenya n'ibirimo bibera imbere y'Uwiteka, akamenya n'ibirimo bibera mu ijuru. Avuga ngo nabonye Imana yicaye mu ijuru, iburyo bwayo n'ibumoso bwayo izengurutswe n'ingabo zayo zo mu ijuru. Hanyuma irabaza ngo ninde buri umanuka akajya gushukashuka haba agateriramo Tigaliyadi akagwayo. Ngo nuko mbona umwuka aje amubwira ngo nzagenda nge mu abahanuzi biwe b'ibinyoma, hanyuma mpinduke umwuka w'ibinyoma mushukashuka ajye guteramo Tigaliyadi. Ahabu amenya ukuri kubera ko ari kumwe na Yehoshafati umukozi w'Imana, ukunda ukuri, ushaka ukuri. Ariko se nyuma yo kumenya ukuri araza kubyaza umusaruro? Oya. Kubera iki? Yafashwe n'umwuka w'ibinyoma. Buriya iyo umuntu yamaze guhura n'abahanuzi b'ibinyoma, nubwo wamubwiza ukuri ntabwo akumva, kubera ko yamaze kwatakwa n'umwuka. Nubona umuntu wamaze kuzengurukwa n'abahanuzi b'ibinyoma, nubwo wamubwira ukuri ntabwo ashobora kukumva. Ikizaruta uzambwira ukuri nurangiza wigende, ntuzigere ushaka ko ahinduka, kuko ntashobora guhinduka. Ntibibaho. Umwuka w'ibinyoma wamaze kumwuzura. Atari imbabazi z'Imana na deliverance yo mu ijuru nyine gusibaye ku buzima bwe, biragoye ko umuntu wamaze kwatakwa n'umwuka w'ibinyoma yumva ukuri agahinduka. Niyo mpamvu burya nubona umuntu wafashwe n'umwuka w'ibinyoma uziruke wigendere. Bibiliya iravuga ku murongo wa 24 ngo maze Sedekiya mwene Kenani yigira hafi akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe? Uyu Sedekiya ni umwe mu bari babiba abanuzi 400 ba Ashera. Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwijiro w'inzu wihisha.
icyo nkundira umuntu uri mu mwuka w'Uwiteka. Biravuga ngo maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami muti umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Umva sha umuntu uri mu mwuka w'Uwiteka. Umurongo wa 28 Mikaya aravuga ati nuramuka utabarutse amahoro Uwiteka azaba atari we, Uwiteka azaba atavugiye muri jye. Kandi aravuga ati murumve namwe rubanda mwese. Umwami arategeka ngo bari abahanuzi bahanura ukuri baragowe, ariko ntuzatakaza ukuri, vuga ukuri uko byagenda uko ariko kose nubwo ingaruka zaba, ariko don't worry, continue, vuga ukuri. Mushyira mu nzu y'imbohe umugabura ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano azavamo ari ukonje. Mikaya ati nkurahiye Uwiteka nugaruka Imana batari yavuganye nanjye, it's okay, bamfunge. Ariko n'ubutabarutse na rubanda rwose rurahangaha nirwumve, nirukubona ugarutse Imana izaba yaravugiye muri jyewe. Iyo wavuganye n'Imana, iyo ari Imana ikora muri ubu ufite confidence, ntabwo umwami yagukanga. Oya, iraba. Hallelujah. Icyenda umwami Ahabu agiye ku rugamba, bariya nubwo birengagiza ukuri ariko kuba kwabagezemo, ashobora kwirengagiza ariko wavuze ukuri kuramucumita, ukuri kuramushorogotora. Ahabu agatima avuga ati none uyu mugabo ibyo yavuze byaba ari ukuri. Avuga ati okay, reka nze mpangane, reka nze njijishe, reka nze niyoberanye, nanjye ndebe, nanjye sindi bujye ku rugamba ndi umwami, reka niyoberanye nigeye rubanda rusanzwe. Arangije asheta Yehoshafati mvashawe, asheta Yehoshafati, abwira Yehoshafati ngo wowe ambara imyambaro y'umwami ugende nk'umwami, hanyuma nanjye ngiye kwiyoberanya. Niho twakwiye umutwe w'ijambo turimo tuganira muri kano kanya. Hanyuma ngiye kwiyoberanya, nimara kwiyoberanya byo ndagenda ndi umusirikare nk'abandi bose. Reka nkubwire bwoko bw'Imana nkurikiye, ushobora kwiyoberanya imbere ya Mugwaneza Eric, ushobora kwiyoberanya imbere y'abantu basanzwe, ushobora kwiyoberanya imbere ya societe, ushobora kwiyoberanya imbere y'abapasiteri, ushobora kwiyoberanya imbere y'abakristo, ushobora kwiyoberanya, ariko uzuzeberanya n'imbere y'Uwiteka, uzeberanya n'imbere y'ijambo ryavuye ku Uwiteka. Ntabwo bishoboka, kuko ntabwo Imana ikurebera mu myambaro wambaye, Imana irakuza aho uri hose. So ijambo ry'Uwiteka bari kwepera hehe? Okay, bariyoberanya, bamaze kwiyoberanya Yehoshafati yambara imyambaro. Umwami wa Siriya nawe yatanze itegeko, yabwiye ingabo ziwe ngo simbatumye kurwanya uworoheje, simbatumye kurwanya ukomeye. Abagenda mu magara arenga 35, abarashi bahambaye, ingabo zikomeye zatojwe kurwana mu buryo budasanzwe. Abwira ngo target yanyu ni imwe gusa, ndashaka umwami w'Abisirayeli muwari munzanira igihanga cyiwe, mumwice uwo gusa, nta wundi mbatumye. Biravuga ngo bageze ku rugamba babonye Yehoshafati ko nawe arambaye imyambaro y'ubwami, kuko ubundi bagiye ku rugamba umwami yagombaga kuba yambaye imyambaro itandukanye y'abandi bambaye. Bamubonye bati n'uyu nguyu databuja yadutumye, bamwirukaho baramutibikana, abonye ariruka, abona nashaka kurwana nabo, ariruka, bamwirukaho baramugota. Abonye bagiye kumusanga, abonye bagiye kumugeraho, avuza induru, arataka, ngira ngo yakuyemo n'ingofero, akuyemo n'imyenda, ariruka. Bamurebye bati yo ntago ari we twashakaga, ati ni mukireke, twebwe intego yacu ni umwami w'Abisirayeli. Nuko Yehoshafati yarurokotse kuri uwo munsi. Reka nkubwire, asosiya n'abantu, kuko hari ijambo cyangwa se nzabategurira inyigisho zivuga ko ku buzima bwa Yehoshafati. Yehoshafati yabayeho akorera Imana mu buryo bwose bushoboka, ariko mistake ziwe
yiyasosiyaga n'abantu batari mu mwuka w'Imana. Izi nyigisho nzazibategura, ndetse ikindi gice gikurikirana icyo nzababwira, nzabereka uburyo ki ari akaga gakomeye kuba usenga Imana, ukorera Imana, ariko ukabaho wiyasosiya n'abantu batari mu mwuka w'Imana. Kandi abantu benshi bagira izo mistake. Urakijijwe, urasenga, ukorera Imana, ariko ntabwo utandukana n'abantu bangura mu gihe, utandukana n'abantu n'abasambanyi, utandukanye n'abasinzi, ubita inshuti uhana n'inshuti zimeze uko zitari mu mwuka w'Imana. Ni amakosa yambaye cyane, ibyo nzabigarukaho. Uwo munsi rero Yehoshafati yararurokotse, aramureka avuga ati tu nimumureke, ntago ari we badutumye. Ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe mu ngabo z'Abasiriya ngo afata umwambi, Arafora, apfa kurasa. Ntabwo yarazi uwarashe, apfa kurasa gusa. Ntabwo yari yabonye uwarashe, ntiyarazi aho arashe, we gusa afasha umuheto we, ashyiramo umwambi, Arafora, arangije ararasa. Imana iri mu ijuru ifata wa mwambi urashwe bapfuye kwirasira gutyo gusa, iwushyiraho ijambo ry'ubuhanuzi ryavuye muri Mikaya. Umwambi ujyanwa n'ijambo ry'ubuhanuzi. Uwarashe ntabwo yarazi uwarashe uwo ari we. Reka nkubwire, ujye witondera ikintu Imana yavuze. Imana yo yavuze n'imyambi n'umuheto, umenya ubuhanuzi bwavuye ku Uwiteka. Uyu muheto wakoreshejwe n'ijambo ry'ubuhanuzi gusa. Bibiliya iravuga ngo umwambi urirukanka uca mu bandi bose, uragenda ujya kuri ushakisha Ahabu aho yihishe. Abami babaga bambaye ikoti ry'ibyuma rikingira igituza n'ingofero z'ibyuma, ku buryo iyo bamurasaga umwambi wazaga ugakubita ku cyuma ukavunika cyangwa ugasubira inyuma. Ariko wa mwambi kuko urimo ijambo ry'ubuhanuzi, kuko urimo imbaraga z'ubuhanuzi, kuko Imana yavuze, uragenda ushakisha n'icyuma gihurira n'ikindi, uratobora, uracumita, winjira indani mu mutima, umena igituza. Uwarashe ntabwo arazi uwarashe uwo ari we. Ku buryo ikindi ingabo z'Abasiriya ntizigeze zimenya ibyabaye, bo bakomeje batazi ibyabaye. Kumva Ahabu bamaze kumuhamya kare. Biravuga ngo Ahabu abwira uwari utwaye igare rye, baramubwira ngo hindukiza igare kuko ndakomeretse cyane. Ahabu atangira kurwana, ariko ku mugoroba biranga, amaraso amushiramo, ngo amaraso yuzura mu igare ryiwe. Bigeze ku mugoroba arapfa. Babonye apfuye, barangije bavuze ikondera bati nagenze gute, ingabo umuntu wese nisubiririwe ntacyo mukirwanira, umwami yapfuye. Abamwishe ntibari bazi ko banamwishe, ariko kuko ijambo ryavuye kuki ku Uwiteka. Ushobora kwiyoberanya imbere y'abantu, ariko suziyoberanya n'imbere y'Uwiteka. Iyo watwaye ubuhanuzi bw'ibinyoma, iyo wanze kumva ijambo ry'ukuri, birangira urimo wiyoberanya. Ariko nubwo wakwiyoberanya, umwambi w'Uwiteka uragushakisha. Umwambi w'Uwiteka uzaca ku bandi bose ukugereho. Yumvaga yuko nagenda atambaye imyambaro y'ubwami biraza guhitana Yehoshafati. Yehoshafati nta muvumo muriho. Nubwo yambaye umwambaro w'ubwami, nubwo agaragara, nubwo ari uboneka, ariko uwo bashaka ni wowe uriho umuvumo. Bibiliya iravuga ngo igare ryiwe baryogereza aho bamaraya bakarabira, nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Eliya. Ryari umunsi Ahabu yicishaga Naboti amabuye. Muribuka inkuru z'uruzabibu rwa Naboti. Ahabu arazabwira Naboti ngo ndashaka uruzabibu, ndetse bishoboka ko ngo gakondo y'abasogokuruza. Ahabu bifashijwemo na Yezebeli bagambanira Naboti, bamwicisha amabuye. Imana ibwira Eliya, haguruka ugende ubwire Ahabu, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira yawe.
ibi ryari ijambo ry'ubuhanuzi riri hejuru y'ubuzima bwa Ahabu. yari arimo yiyoberanye ko ntiyashoboraga gukwepa, kuko kubera Ahabu kuba hatumvira Imana, kuba hadakorera Imana, imivumo yari ku buzima bwe yari myinshi. Iby'Imana yamuvuzeho bibi byari byinshi, ntabwo yari afite aho abikwepera, yari afite aho abihungira. Nk'uko ijambo ryavugiye mu kanwa ka Eliya, ibyo ku ruzabibu rwa Naboti nabyo n'indi dosiye tuzagarukaho ikindi gihe, ariko burya akantu kamwe kuzuzanya n'akandi, akantu kamwe kagira gahurira n'akandi. Icyabaye kuri uwo munsi, icyo Imana avugiye mu kanwa ka Eliya cyuzurira kuri uyu musozi. Biravuga ngo igare ryiwe baryogereza kuri uyu mugezi aho maraya zikarabira. Uwo munsi ibyo Uwiteka Imana avugiye mu kanwa ka Eliya biruzura. Nta hantu na hamwe wakwepera ibyo Uwiteka Imana yavuze, nta na hamwe wakwepera ibyo Uwiteka Imana agenje gute yahanuye. Iyo ubayeho ukora nabi, iyo ubayeho uca mu nzira mbi, iyo ubayeho utumvira Imana, iyo ubayeho ugwiza imivumo ku buzima bwawe, birangira wiyoberanya. Ariko nubwo wakwiyoberanya, icyo Imana yavuze byanze bikunze kiragukurikira. Bwoko bw'Imana, abakunda Imana, mwebwe mwese mudukurikiye muri kano kanya, reka nkubwire ngo hari ijambo ry'ukuri, hari umuhanuzi w'ukuri, hari abahanuzi b'Uwiteka batari abahanuzi ba Bayali. Ntuzarindire kugeraho mu buzima aho bigusaba kwiyoberanya. Oya, ntuzarindire mu buzima ko ugeraho bigusaba kwambara imyambaro ikugira uwo utari we, ugatakaza identity yawe, ugatakaza uburi. Shaka Imana, kurikira Imana. Reka muri kano kanya nkubwire ngo ibyo wakoze byangwa n'Uwiteka, ibyo wakoze bituma wihishure, bituma uhindura ama identity yawe. Uyu mugoroba hari imbabazi z'Uwiteka hejuru y'ubuzima bwawe. Ihane bigishoboka, umuryango w'imbabazi uracyakinguye, umuryango w'imbabazi urakinguye. Reka nkubwire ngo ca bugufi imbere y'Imana, usaba Imana imbabazi. Hari ibintu byinshi Imana yakubwiye mu buzima bwawe urabyirengagiza. Hari ibintu byinshi Imana yavuganye nawe ariko ntiwabyumva, ntiwabyakira, wabishyira mu bikorwa. Hari ibintu byinshi Imana yakubwiye ariko wowe ukurikira ibijyanye n'amarangamutima yawe. Igihe kirageze ngo uve ku bijyanye n'amarangamutima yawe, igihe kirageze ngo uve ku bijyanye n'ibishimisha amatwi yawe, igihe kirageze ngo uve ku byo abantu benshi bahuriyeho, ahubwo ushake ijambo ry'ukuri, ushake ijambo riri authentique, ushake ijambo ry'Imana, ushake ubuhanuzi bw'ukuri, ukurikira Imana mu kuri no mu mwuka. Wumvira Imana mu kuri no mu mwuka, usenga Imana mu kuri no mu mwuka, uvugane n'Imana mu kuri no mu mwuka. Ibyo nubikora ntabwo bizagusaba mu buzima kwiyoberanya, ntabwo bizagusaba mu buzima guhindura identite yawe, ntabwo bizagusaba mu buzima kwambara imyambaro itari yawe. Oya, ndakubwiza ukuri, igihe cyose uzabaho ushaka Imana, ukorera Imana, usenga Imana mu kuri no mu mwuka, n'ubuhanuzi nimba buje bukaba butajyanye n'uko wowe ushaka, bukaba butajyanye n'ibyo wowe wifuza, wipinga, bivuga ngo ngo nahanure n'abantu barenga 100. Oya, ca bugufi imbere y'Imana, ihane. Iyo Ahabu atazi gushakira ubutsinzi mu kwiyoberanya, ahubwo gashakira ubutsinzi mu kwihana no guca bugufi. Ahabu umunsi Eliya amubwira yuko imbwa ze zarigatira amaraso yaho zari
bamufitiye aya naboti, uwo munsi yarihanyararira arataka asaba Imana imbabazi. Imana amubwira ngo itoke ndakobera ntirupfu uyu munsi, ariko ibihano byose bizaba ku rubyaro rwawe. Uriya munsi ubundi ubuzima bwa Ahabu bwari burangiye, ariko akanyongezo yabonye nako uko yaciye bugufi akarira akihana akagenza gute. So iyo n'uyu munsi aza kwihana agaca bugufi imbere y'Imana, ntabwo yabyaranize kugera aho byageze. So reka nkubwire ngo shaka imbabazi z'Imana, kuko umuryango w'imbabazi uracyafunguye. Wihane, wumve ijambo ry'ukuri, uryakire, urishyire mu buzima bwawe, ukurikire Imana kandi ukorere Imana mu kuri no mu mwuka. Ariko kumva yuko uziyoberanya ngo ukwepe umugambi w'Imana, ukwepe ijambo ry'Imana, ukwepe ubuhanuzi bw'Imana, ntabwo bisigaye bishoboka n'umunsi wa rimwe. Ahabu yarashwe n'umwambi, yishwe n'umwambi, warashwe n'umuntu wapfuye kwirasira gutyo gusa, ariko hari ijambo ryari hejuru ubuzima bwiwe. Umunsi wa none reka nkubwire ngo fata uyu mwanya, wongere wihane, wongere wisuzume, wongere usubire mu kuboko kw'Imana, wongere usaba Imana imbabazi, ureke kugira umutima nk'uwande nk'uwa Ahabu. Bamu bahanuzi bashera ushaka umuhanuzi w'Uwiteka, nubwo abavuga ibidahwanye n'ibyo wifuza, ariko umva icyo Imana ikubwira, uce bugufi imbere y'Imana. Reka muri kano kanya ufatanye nange muri kano kanya usaba Imana imbabazi, hanyuma nurangiza nange ngusengere, Imana ikugore mu buntu bwayo, Imana ikugore mu mbabazi zayo. Senga uce bugufi wongere wihane. Reka dusengane muri kano kanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, ndakwereka abantu bawe Mwami bakurikiranye ijambo ryawe muri kano kanya. Reka imbabazi zawe zibe hejuru ubuzima bwawe. Umuntu wese witahuye akumva aho yagiye mu ntege nke, akumva Mwami aho yakoze ibidakwiriye. Umuntu wese Mwami witahuye akabona ari mu mwanya nk'uwo Ahabu yararimo, ariko muri kano kanya akaba aciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze ngo imbabazi zawe zibe hejuru ubuzima bwe. Ndakwinginze ngo ubuntu bwawe bumugarukeho. Ntiwemere Mwami yuko bagwa muri izi ntambara barimo. Benshi bagwa mu ntambara kubera kutumva ijambo ryawe, kubera kudakurikirana ubuhanuzi bw'ukuri, kubera kutama umwanya w'ukuri. Ibyo ngibyo bituma bahura n'ingorane zikomeye, bahura n'ibibazo bikomeye, bagwa mu ntambara Mwami zitandukanye. Ariko ndakwinginze wese wari ugiye kugwa mu rugamba, Mwami umurokore. Wese wari ugiye kugwa Mwami mu kutumva no kutumvira no kudakurikira Mwami ukuri kw'ijambo ryawe, ukuri kw'ubuhanuzi bwawe, ndakwinginze ngo umugore abone imbabazi zawe, arokorwe nawe Mwami. Ndasenze kugira ngo muri aka kanya Mwami ba Yehoshafati bifatanije na Ahabu, barimo bahigwa, barimo biruka nk'abataka bavuza induru, bazira Mwami kwiyasosiya na Ahabu, ubarokore ntiwemere ko bagwa muri izi ntambara. Ndasengeye Mwami ba Mikaya, abo ngabo bahanuye mu kuri no mu mwuka, ariko bagashyirwa mu nzu z'imbohe, bakaba barimo barya ibyo kurya by'agahimano, barimo kunywa amazi y'agahimano. Abo nabo basange, ubarokore, ubatabare, ubagirire neza. Umuntu wese Mwami muri kano kanya ukurikira ijambo ryawe mu mwanya wose Mwami arimo, reka imbabazi zawe zibe hejuru ubuzima bwiwe. Abo ngabo bose Mwami barimo bashakisha ukuri, bashaka kumenya ukuri, bashaka kumenya icyo uvuga, Mwami ndakwinginze ngo wohereze ba Mikaya bababwire ukuri, bave mu kinyoma, basobanukirwe Mwami umugambi wawe. Urakoze Mana ko mva gusenga, umugisha ubwoko bwawe waburi hirya no hino ku isi, umugisha kuri ijambo ryawe, umugisha iyi televiziyo.